Hano hahagaze umugabo wahisemo kureka ubuzima bwiza bw'imodoka zihenze, agahitamo gukoresha neza imodoka z'intambara zizewe kandi zikomeye. Yaretse ibyiza by'ibiro byiza, ahitamo neza ishyamba, aho nta gitanda, nta busitani, yewe nta n'ameza y'abayobozi, nta bwiza bw'amakipe y'ijoro. Bitandukanye n'abandi benshi bangana nawe b'abana babifite, yahisemo kwishora muri politike n'ubukire, ahubwo yitangiye ikintu kirenze ibyo byose, gukorera neza igihugu cye. Major Ian Kagame ni umusirikare kandi mu ngabo zikomeye z'u Rwanda, Rwanda Defensive Force, ukorera mu mutwe w'ingabo z'indobanuro zishinzwe kurinda abayobozi bakuru b'igihugu, Republican Guard RG. Urugendo rwe ntirushingiye cyane gusa ku izina rikomeye aturukamo, ahubwo rushingiye neza ku bushake bwe bwo gukorera igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ejo hazaza harwo. Nk'umuhungu wa Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame, Ian yakuriye neza mu muryango wagaragaje urugero rwiza rw'ubuyobozi, umurava n'ubwitange. Uyu munsi rero Ian yabaye umwe mu bayobozi bakiri bato kandi bakomeye b'icyubahiro mu gisirikare cy'u Rwanda, kuba agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho amafoto ndetse n'amashusho bye asangizwa cyane n'ibihumbi by'abantu, byatumye aba umwe mu bantu beza kandi bazwi cyane mu rubyiruko. Ariko se Major Ian Kenza Kagame ni muntu ki? Yatangiriyeho urugendo rwe. Ni iki gituma uyu musore atanga byinshi gutya ku gihugu cye? Nk'ibisanzwe uri kumva Tony Breeze Official, nguhaye ikaze. Ian Kagame yavutse tariki 18 Gashyantare mu mwaka wa 1997, avukira i Kigali mu Rwanda. Kuva akiri muto rero Ian yakuriye mu bidukikije byuzuyemo umuco wo gukorera rubanda, umuryango wiyemeje neza iterambere rya politike ndetse n'imibereho myiza y'igihugu. Se Paul Kagame yagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobora igihugu mu bihe by'ingenzi by'amateka y'u Rwanda. Nyina Jeannette Kagame uzwi cyane kubera ibikorwa by'ubugira neza cyane cyane mu burezi ndetse no guteza imbere abagore. Ubuzima bwa Ian bwaranzwe cyane cyane n'indangagaciro zikomeye cyane zirimo ubuyobozi, inshingano ndetse n'umurimo wo gukorera abandi. Perezida Paul Kagame amaze kuyobora u Rwanda kuva mu mwaka wa 2000, umuryango wa Kagame uhagarariye neza ukwihangana ndetse n'imbaraga by'u Rwanda. Ian ni umwana wa gatatu mu bana bane. Umuvandimwe we mukuru akaba yitwa Ivan Kagame, wavutse tariki 23 Werurwe mu mwaka wa 1990. Ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Mushiki we Ange Kagame akorera mu biro bya Perezida w'u Rwanda ari kumwe na se. Yashyingiranywe na Bertrand Ngiyingoma mu mwaka wa 2018, bakaba bafitanye abana babiri b'abakobwa beza, Anaya Abe Ngiyingoma wavutse ku itariki 19 Nyakanga mu mwaka wa 2020, ndetse na Amaria Ngiyingoma wavutse ku itariki 19 Nyakanga mu mwaka wa 2022. Umuvandimwe wa Ian muto Brian Kagame yavutse mu mwaka wa 2000. Amashuri abanza ya Ian yatangiriye neza kuri Green Hills Academy mu Rwanda, aho yagaragaje neza ikinyabupfura ndetse n'inyota yo kumenya. Yakomereje amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Deerfield Academy, imwe mu mashuri akomeye cyane muri Amerika. Muri Deerfield, Ian ntiyari umunyeshuri w'indashyikirwa gusa, ahubwo yanagaragaje neza impano y'ubuyobozi yamugize uwo ari we mu gisirikare. Uburyo Deerfield yigisha ubwenge n'imitekerereze isesengura neza byamufashije gukuza imyumvire iringaniye, ubwenge ndetse no kwicisha bugufi. Nyuma yo kurangiza muri Deerfield, Ian yemewe kwiga muri William College, imwe muri kaminuza nziza kandi ziri ku isonga mu mashuri yigenga muri Amerika. Muri Williams yize amasomo akomeye cyane mu by'imari, finance, ndetse mu mwaka wa 2019 Ian yagaragaje neza amasomo ye, ahabwa impamyabumenyi ya masters, agaragaza neza ubushake bwo kuba indashyikirwa ndetse no mu ngeri zose z'ubuzima. Nyuma yo kurangiza amashuri, Ian yahisemo neza inzira idakunze guhitwamo n'abantu benshi cyane bangana nawe, inzira y'igisirikare. Icyemezo yafashe cyo kwinjira muri Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza, yagaragaje neza icyifuzo cye cyo gukurikira inzira za se, atari muri politike gusa, ahubwo no kurinda igihugu. Sandhurst izwiho cyane gutoza abasirikare b'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga, ikaba yari ahantu heza rero ho kunoza neza ubumenyi bwe mu miyoborere. Ku itariki 12 Kanama mu mwaka wa 2022, Ian yagaragaje neza amasomo ye Sandhurst, ahabwa ipeti rya Sultan. Ababyeyi be Perezida Kagame ndetse n'umugore we Perezida Jeannette Kagame bari bahabaye mu buryo bari kwifatanya muri icyo gikorwa cy'amateka. Iri tangiriro rero rye ntiryari risanzwe, yari intsinzi ye bwite gusa, ahubwo ryari nk'igihe gikomeye cyane ku gihugu.
yerekana neza ko igisekuru gishya cy'ubuyobozi bw'ingabo cyinjiye neza mu nshingano zikomeye. Mu Gushyingo mu mwaka 2022 Ian yinjiye neza ku mugaragaro mu ngabo z'igihugu z'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Atangira neza akazi ke ka gisirikare afite ipeti rya Suliyeton. Ku ikubitiro rero impano ye y'ubuyobozi yahise igaragara cyane, atangira kujya mu nshingano zo kurinda abayobozi bakuru b'igihugu nk'umunyamuryango wa Republican Guard RG. Muri Werurwe mu mwaka 2023 Ian yazamuwe mu ipeti rya Suliyeton. Ari mu itsinda rinini cyane ry'abasirikare barenga 1300 bazamuwe mu mapeti. Ariko ibyo byose byari intangiriro gusa. Mu Kuboza mwaka 2023 yazamuwe mu ipeti rya kapiteni, bityo arushaho kwerekana neza icyizere ndetse n'icyubahiro afite mu gisirikare cy'u Rwanda. Ikigaragaza neza icyizere gikomeye cyane cy'ubuyobozi, ku itariki ya mbere Nzeri mu mwaka 2024 Ian yongeye kuzamurwa mu ipeti, yahawe ipeti rya majoro nyuma y'amezi 9 gusa ari kapiteni. Uku kuzamurwa rero byihuse ni gake gake cyane mu gisirikare bikunze kuba, ariko bigaragaza neza ubushobozi bwe ndetse n'icyubahiro afite mu ngabo z'u Rwanda. Kuzamuka kwa Majoro Ian Kagame mu gisirikare cy'u Rwanda ntibishingiye cyane gusa ku murage w'umuryango, ahubwo bishingiye ku bwitange bwe ku gihugu. Guhitamo kwe rero gukorera mu mutwe wa Republican Guard ndetse no mu zindi nshingano zose zikomeye za gisirikare bigaragaza neza ubushake bwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwacyo. Uruhare rwe rero mu ngamba nshya z'umutekano w'u Rwanda, cyane cyane mu karere karimo imiterere ya politiki igoye cyane, ni ingenzi cyane. Ubuhanga rero bwa Ian bwaje mu Rwanda rurimo kwigaragaza neza nk'igihugu gikomeye ku bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose. Mu buyobozi bwa se rero u Rwanda rwagize uruhare rukomeye cyane runini mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, kandi Ian yiteguye neza gukomeza uru rugendo rwiwe. Uretse akazi ka gisirikare, Major Ian Kagame ni umukinnyi w'imikino ukunda siporo cyane, uzwiho cyane gukunda umupira w'amaguru ndetse n'uwa basket. Mu mwaka wa 2016 yakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20 mu mukino wahuje u Rwanda ndetse na Maroc, aho we n'umuvandimwe Brian Kagame bagaragaje impano idasanzwe nziza. Mu bihe bya vuba rero muri Kamena mu mwaka wa 2024 Ian yayoboye ikipe y'umupira w'amaguru Republican Guard itsindira igikombe cya RDF Liberation Cup, irushanwa rero rya gisirikare ryo kwizihiza amateka yo kwibohora ku Rwanda. Yayoboye ikipe ye igera ku ntsinzi ikomeye y'ibitego 3-0 batsinze BMTC National. Uretse umupira w'amaguru, Ian Kagame akunda cyane basket, akenshi agaragaza cyane ibyumviro ndetse no gukunda ikipe ya APR Basketball. Nubwo Major Ian Kagame akunze kumenyekana cyane kubera akazi ke ka gisirikare n'uruhare rwe nk'umuntu w'icyitegererezo mu ruhame, abamuzi neza bamwita umuntu wicisha bugufi, witanze kandi wiyumvamo igihugu cye. Kubaha abakuru n'abamuyobora kimwe n'urukundo afitiye ejo hazaza h'u Rwanda byamuhesheje neza icyubahiro mu bandi basirikare, abamukuriye ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni ikimenyetso cy'igisekuru gishya cy'ubuyobozi mu Rwanda, igisekuru gihuriza neza hamwe umuco n'iterambere rigezweho, inshingano n'inzozi bwite ndetse n'umurimo w'igihugu n'imyumvire mpuzamahanga. Iyi ni inkuru ya Major Ian Kenza Kagame, umusore wahisemo inzira itoroshye mu bandi benshi bangana nawe. Ubuzima bwe ntibushingiye neza cyane gusa ku mapeti n'imyanya myiza agenda agira, ahubwo bushingiye neza ku bwitange ndetse no gukunda igihugu, ubuyobozi no kwemera neza kudashidikanya ejo hazaza h'u Rwanda. Yaba ari ku rugamba ndetse no mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se ku kibuga cya siporo, Major Ian Kagame ahagarariye neza ejo hazaza h'u Rwanda. Ni Tony Bliss Official. Kora subscribe ubundi tujye tubana no mu bindi byegeranyo byinshi bigiye bitandukanye.